Guys, ese nawe phone yawe ifite ikibazo cyo gukora gakeya ugasanga telefone iruzuye kandi mu by'ukuri nta kintu bifatika uba wafite, nta mashini menshi ufite, nta application menshi ufiteho, ugasanga telefone ifite memory card ya 64 GB ugasanga irimo kuzuzwa n'amafoto abiri yonyine. Urumva phone ifite ikibazo kirakomeye cyane. Nicyo gihe ngiye kwereka uburyo ugomba kuba wakora ikintu kimwe icyo kibazo cyahagarara. Byatwiza cyane rero, uraza hano muri application yitwa phone cleaner, uraza kuyisanga muri Play Store. Bayita phone cleaner. Uraza ufungure iyi ufungura iyi ngiyi ya mbere hano, ubuze gufungura downloadinga iri buze kwisangamo iyi ngiyi nyitamo hano, uri buze kuyifungura tugezeho gatoya. Noneho uburyo ifungura na logo yayo yo yonyine, uburyo iba imeze. Urabona ukifungura iraza kumeze guca. Urabona hari ibice bibiri, hari iki kiri hano Janko file, hari igice cya direct duplicate, ugomba guhanagura ibintu bisa, ushobora gufataho video zisa cyangwa se amafoto agiye asa ukayahanagura. naho hano ho kuri Janko file ubundi ziba nabara ko ziba zarari umwanya, mu by'ukuri nta kamaro zifite. Processing manager ni uburyo application zawe ziba processed cyangwa se ziraninga. AI cleanup iyi ni aya artificial intelligence ifasha gukora cleaninga telefone cyangwa se computer yawe. WA cleaner buno uburyo bwifashishwa kuba wakwirinda your device. Ni byinshi bihari. Hari photo compressor, aha ni ufata amafoto ukaba wayakonvata ukayagabanyiriza megabyte twaye. This is app manager, bijyanye na application. Battery manager, kurusanga application iba irya umuriro cyane, nabwo aha ngaha urumva ko iyi application ikora ibintu byinshi. Gusa aka ko nzakabasobanurira byimbitse, aka ndetse n'aka ngaka. Aha icyo turiho tureba uburyo ushobora kuba wagabanya ibintu bikumarira umwanya. Turaza first of all turahera hano muri Janko file, turafunguramo, urakanda allow. Gatoya iyo application iri kuyifungura, turaza tutaninga hano. Processing no scanning izi megabyte zose no kwibara, izi megabyte zose zazagendeye kuri. Uraza kandi hano kuri clean ko zose ishizeho. Kono ngiye mpamvu zari nkeya nuko ngiye njya nzanagura igihe cyinshi. Task ya mbere birangiye, agacaho akaposite gatoya. Uraza ukanda hano kuri aka kaboko hejuru kakavamo, urabona tugomba gukora cleaning inshuro 3, turangije imwe. Reka turebe inshuro ya gatatu. Turaza dukanda hano kuri go.
agiye atwara umuriro mwinshi cyane ugasanga afite megabytes igihe kirekire nayo aba cleaned here. Turakanda turn on kuna screen timeout igihe screen izimira amasobanuro gato, sound adjustment uburyo twajyanye n'amajwi, brightness urumuri, vibration uburyo igenda ivibra. turaza twikanda no kuri continue, yes kandi allow, then haba tujana mu setting and following application tugaruke kandi continue, yes radio here kuna reduce brightness, turning off vibration, reduce brightness, reduce timing, screen timeout, yes na photo post. Muri make ugiye ukareba umwanya twari afite ubu wamaze kuba wagabanuka. urabona katubere na hano turabona muri direct duplicate here, turebe naho yasubundi hari afite asa iraba itwereke niba dufitemo amafoto yaba abana ngiye n'amafoto afite asa nandi. gusa twafite amafoto asa byaba bigaragara twatubona mu kanya nyine nabwo. yes ni publicité tegeza gatoya ize kuza kuvamo, yes kanda no kubo itaiva de ubwo tuze ndabona iyi video umva aricyo gufasha cyangwa undi muntu yafasha, sharing mu nshuti zawe kugira ngo muze kuguma kugira telefone zifite ubuzima buzira umuze. Zarwo tuze guhura muri video ikurikira. Gutsa ukanda subscribe niba ntacyo bitwaye.